utuntu tw'ubwenge nkahita nkuvangiramo n'agatutsi akantu k'ubwenge ubwenge bwinshi nkahita nkuvangiramo sasa umuvango nkahita nkurekura direct. Mwabonye ibintu twakoreye ngabita trapish gang. Mwabonye twabakoreye witwa Ishkeveri, ntimwabonye ibintu twamukoreye. Ishi yarazi ngo ni umuntu ngo wa danger, noneho aza gusanga ninjye mu gangster utabimurika. Naramwikubitiye aba gangster bose bakajya baza bakajya bavuga ati Jay Squeezer wa mipango asaluru, kuko mu rugo ni igikondere gaye niwe ni utabimbona mu gangster, ariko gusa aho nkomoka bita bikwereka ko is the real G. Barabazi ngo kubi gangster ngo nukunywa itabi. Kuba real gangster ntabwo ari ukunywa itabi. Ubu gangster nyabwo ni mu bitendo. Ubu gangster nyabwo ni ukugira skills na knowledge ku bintu runaka. So I'm a real G. Manyabaga ni umuntu witunga Ama G The Black umanyarima requestinga kuba yaza kuri live yanjye tuganire nawe. Hello. Ewe, Umeze bita Ama G? kuba warakaye mwana biti byawe. Nta kurakara kwa cyane, ahubwo nuko hari ibyana bisaba ko nyine umuntu abanza agahana kugira ngo n'ubuzima bwendereye bugende neza. Ibyo rero uzabibonamo mpaka kuko twe twararakaye cyane, turihanagura amarira. Urumva? Wowe ikintu cya mbere ni uko uzajya umenya abantu mubana nabo nabindi. None Ama G, Yo, Jihad ko mwakoranye ntago nako winzana muri ibyo bintu mwana. Ibyo bintu ni ibyanyu. ndi kugira ngo nkubaze Jihad ko mwakoranye jewe nakoranye mu bintu byinshi mwagiye mukorana mu buzima bwa buri munsi. nagenda n'ibiki. Ntabwo mwakoranye gutya. Kandi Katsuku njyewe ntago mbikunda ibyo bintu bunzanyemo. Nimba ufitanye ibibazo n'abantu runaka hamana nabyo. Ntabwo nguteranyije n'umuntu n'umwe, gusa nakubazaga ngo aho umuntu niyo waneranye nakwikuramo akamenyetso ko guteranya kawe nakoresha ko gukuramo. Wowe uranza akosha ahubwo bon appétit. Merci rose ni mwakoranye. Dukorana iki? Ibyo mwakoranye twari turi kumwe nge nawe dukorana. oya JJ the self-made PHM. kandi amakuru ahari. Ngaho muyatangaza. Ama G, Kasuku ntuzongere kunzana muri ibyo bintu mwana. ushyigikira ubutinganyi. Urabizi turamaniga ariko ntuzanzanireho ibyo bintu. Ushyigikira ubutinganyi. Ntabwo nshyigikira kuko Urakoze. sindiwe. Ntabwo nshyigikira kuko sindiwe. None se Ama G, Yo, umuntu waba waratanze uburenganzira bw'uko mu Rwanda ngo dusambanye imbwa, waba umuzi? ntabyo nzi ibyo ngibyo njyewe. Kandi nkumvishe audio wowe urambwira wenda niba ubwo burenganzira uzi aho bwatanzwe, kuko nzi kutagira urya imboga. Umva hano dufite uburenganzira bwo kuryamana n'imbwa. Imbwa ngiyi igenda mu
hano mu Rwanda nawe bavuye dufite uburenganzira bwo kuryamana n'imbwa niba ngiye ngigenda mu Rwanda hano mu Rwanda nawe amajini uwo muntu ninde uwo muntu bamwita umutinganyi Jihad ubu nimba barabumuhaye nyine JJ the Self Made PHX. ubwo nimba afite ubwo burenganzira njye ntabyo nzi njyewe ariko ibaze nkawe none uramutse ubyutse mu gitondo ugasanga umukobwa yagufatiye imbwa wabyakira ute bro ubwo se si ubyumva nawe umugabo bita Badrama Ramazani yaherutse kubaza ngo hari umwana w'imuhanga yarongoye inkoko amaze kurongora inkoko iri biramufatira mu bavuze inkoko ujya utuza ntabwo nkunda umuntu utanga urugero ku nkoko nyine ndi kukubwira nyine byabaye Learn content to Hansi. noneho uwo mujama bamaze kumufunga Badrama araza aravuga ngo ariko hari abantu urumva bazira ubusa ngo nk'uyu mwana yarongoye inkoko sibyo baramufashe baramufunze ngo ariko hari abandi bantu bafata izo nkoko bakazibaga bakanazicuruza ku mugaragaro inyama zazo wowe aho ngaho opinion yawe yaba ari nk'iyihe amajeso nyine Voilà. So mumbwire guys umuntu ngo yarongoye inkoko bamaze kumufunga abandi bantu baraza barabaza ngo icyo abantu basambanya inkoko ariko bagafunga ntabwo murabivuga y'ibintu hari undi muntu urimo ari kwesiga kuza hano halo ni sawa Jama niko ku live ndakuita sana tuko ku live. Sawa. Musore imeze bite? Ni fresh wa mipango. Komera Charles. Komera. Ndakubona. Yego. Niko. Yego. Abantu bari ariko ngo baca mu majyepfo ngo bajye bagira. Ngo abantu bari abo bacisha mu majyepfo ngo ntago bajya banyaga bava kuri. Kuba neza. Ntago bajya bagira ngo ntago bajya ngo barabahise. Harimo umuntu uri mu kabari agakomeza akajya live. Alex wakumutize. Navuye mana. Naruza ko. Isuku wenda gushaka nagukumbuye. Asante Sankara. Yo. Fresh Anjali, thank you. Numva. Yo. Sankara yabizi neza ko nawe uri umuntu w'umwanaliste rimwe na rimwe ibishaka. Ntabwo ntabwo naheri kuri iyi mihanda nuko nari mfunguye internet. Njyo mubwira. Yo. Umutinganyi bita Jihad ashobora kuba ari n'umushuti wawe kadasohoka. Yatanze statement avuga ngo mu Rwanda ngo bo bahawe uburenganzira bwo gusambanya imbwa. Uri kumva? Sawa, ntabwo waturusha kumenya wenda umuntu watanze ubwo burenganzira. Usibye n'imbwa n'abatinganyi bemerewe gusezerana ngo imbwa noneho. Mu Rwanda yemerewe gusezerana umugore n'umugabo n'abo bantu bari official. Yego. Ibitsina bibiri.
bitandukanye nabwo. Nta mutinganyi wemerewe kwinjira mu murenge. Ngo niwe mutinganyi atemerewe, imbwa niyo yemewe. No ibaze kugira ngo usambanye ikintu mutateretanye ngo mubyumvikaneho. Ariko Jay, wibuke yuko ntago ikigushu gikumirwa gusambanya imbwa. Umva nkubwire. Naye na musoda. Usambanyije itungo ni mageragere bro. None se uri itungo nawe ugasambanya irindi tungo. Aho ngaho se wari wabona heriya ne bakumira kuri ngenzi yayo. Nyine nibyo Jay yavuga gatingira. Umuntu n'inyamaswa birahanirwa kuko imbwa yarinda urugo mbona ni ikigushu. Mbese ikigushu cyagiye gusambanya imbwa hari itegeko rigihana. Sanka. Yo. Umuntu bita Jihadi, sibyo? Nimara ngiye kubona avuze biriya bintu kandi nkabona rwose abivuze anabimeaninga. Asa ayo majwi urayafite. Kandi none nagukurengera. nawe bavuye ufite uburenganzira bwo kuryamana n'imbwa ngiye ngigenda mu harakandi hano mu Rwanda nawe bavuye ufite uburenganzira bwo kuryamana n'imbwa ngiye ngigenda noneho nta n'uwo bigira ngo ni global abishyiraho nyine ngo ni mu Rwanda akabidistenga ahandi yose ntibyemewe isi yose ntibyemera usibye u Rwanda. Narekeraho ngiye kuzana abantu benshi ahangaha baza kuza gutanga ibitekerezo mu mbabarire kuko nshaka kumva ibitekerezo by'abantu yani byo byiza ariko nshaka kumva ibitekerezo by'abantu haza kumera nk'aho ndimo ndamuharasinga abantu baza batanga ibitekerezo byabo sibyo ya abari byo byiza abantu baza batanga ibitekerezo byabo kumve rwose uburyo uburenganzira bwo gusambanya amatungo bwatanzwe umuntu hano wasakuza ahita avaho umuntu hano wasakuza aveho ninde urajya ubibona tu reba ibiro birimo kuvibra ukuntu tu ninde hano wasakuza nyine uwo ngo ninde buriya weekend yivuge nyine gutyo twagiye rero umva yo abantu baranga ninde Musonda Patrick ninde amavuko mwana Yende kumva wagira ngo ni ntuzi wagira ni TB live na muting hunze niba abite mukuraho vuba yari we mwana kandi nawe ushaka kuza kuri za live mwana abantu baranyumije kabisa ngewe umuntu araza ugashaka kujya kuri live kandi ubona kuri murabangama ngaha haba hakenewe ibitekerezo so mumbwize ukuri rero njye nimumbwire n'abantu mwenda mwebwe mubaye muri showbiz igihe ndetse n'ubwa mbere mushobora kuba mwumvisha ayo magambo y'uwo mutinganyi ngo ni Jihadi avuga ko ngo abantu ngo dufite uburenganzira bwo gusambanya imbwa n'amatungo nta muntu waba waturusha wenda igihe byatanzwe iryo tegeko ryasohokera mu nama y'abaminisitiri iyo nama y'abaminisitiri ntabwo yarabaye ivuga ibyo bintu ahubwo ntabwo ibyo ngibyo bishoboka nk'uko Sankara yabivuze ntabwo hano mu Rwanda ibyo bintu rwose byemewe by'ubutinganyi kabisa ntabwo tuvuga ubutinganyi kuri ibyo ngibyo byo by'imbwa byo gusambanya amatungo gusambanya amatungo nta gihe cyageze cyo kuryamana n'amatungo
nta muntu muzima watekereza kujya kuryamana n'amatungo kereka wenda wasaze. Ngabaza uwo Jihadi noneho uri kuvuga agiye kuryama n'amatungo nawe yaba yabaye itungo. cyangwa yavugaga imbwa y'umugabo mbese za nyana z'imbwa bavuze cyangwa imbwa y'umugabo hari yuzi oya ngende kubaza ashobora kuba wenda yavugaga umuntu w'imbwa tu yavuga kandi yabiso uretse gato nyongeye ngo playingire umbwiriye imbwa yavugaga sibyo yego ufite uburenganzira bwo kuryamana n'imbwa nk'iyi ngiyi igenda mu Rwanda hano mu Rwanda nawe bavuye ufite uburenganzira bwo kuryamana n'imbwa nk'iyi ngiyi igenda mu Rwanda hano mu Rwanda yavuze iyemo aya ni itungo y'inyamaswa nyine urakoze cyane niba umuntu ashobora kugera ku rugero rwo kuvuga ati yewe narabivuze ntabwo bwari n'ubwa mbere Jihad wabivuze ati nagiye mbibasubiramo inshuro nyinshi nagiye mbisansibiriza abantu inshuro nyinshi ngo mugende musambanya amatungo ntabwo mwanyumvise ati ubu rwose mu Rwanda dufite ibyangombwa bitwemerera gusambanya amatungo. ahubwo ikindi kibazo yakoze ni uko yanashyizemo ngo u Rwanda yavuga ngo wenda ngo akabigobana n'izindi ati hano mu Rwanda narabibabwiye ngo yakoze kampeni yo kubivuga ati mujye ubwo nyine yamaze ubwoba n'abari babifiteho impungenge zo kubikora. Yes, yakoze kampeni abantu ntibamwumva bigera ubwo bajya kubisabira uburenganzira bahabwa uburenganzira bwo gutangira kujya basambanya amatungo. ahubwo se mwanyibutsa igihe imbwa bavugaga yuko zirimo no kuribwa abo byafashe ariko byabaguye amahorora tureke no kuzisambanya ibyo abaryambwa se tureke no kuzisambanya no kuzotsa mu byokezo mu maresitora abantu byabaguye nabi none ngo kuryamana nazo bashobora kuba batari mu rugo magingo aya ngaba bari ahandi hantu bari gukubitwa utunyafu bari kugororwa nibyo nkubwiye maze none bagenda ku karubanda ati rwose twebwe uburenganzira turabufite murumva koko ku byo Bajoma we yanavuze byo biriya byo nabonaga yuko byo bitanasobanutse ko byari byo kuvuga ngo umuntu ngo kubera yuko amatungo mwazanye by'izina ry'Ifaransa cyangwa se amazina y'inzaduka y'Amongereza ikibonetse cyose mukavuga ngo depression izo depression mujye muzijyana mu buno bw'abantu. Hari abantu n'abarwayi b'abarwayi nyakurwara batagize depression ahubwo ari uburwayi nyine bafite kandi bagakomye gukorerwa fundraising zo kubagurira mituweli bakajyanwa kwa muganga ko leta igomba kubitaho ikabafasha. Nababaye cyane kuri video nabonye bambwira ngo Jihad yasambanyije imbwa. Ndavuga ni Imana nyagasani abantu twarakiriye kuri uyu muswera nyina ari umutinganyi noneho ibi byo gusambanya imbwa bimeze bite noneho anafata na video aravuga twebwe mu Rwanda dufite uburenganzira bwo gusambanya imbwa. Ibyo ntimukabyita depression ibyo ntihanganye umuntu uvuga ngo depression iyo ni kamere ya muntu kandi nanjye mbabwira inshuro nyinshi ndababwira uyu Jihad ari ukuntu mukeka mbona atari umuntu ni igikoko ni ikinyamaswa abantu bakamwa ngo Jesco zampanga nawe kutebya ngo urakabya cyane ubwo se abaye nk'inyamaswa yabiye ndareba n'abantu imbwa ziba mu rugo n'imbwa zororerwa mu rugo ntabwo yabimbwa noneho ndareba ati iyi mbwa izi ngizi zigenda mu muhanda izi bita imisega sina zimwe zororerwa mu rugo umuntu ufite umutima nk'uwo
umuntu ufite ibitekerezo nk'ibyo niwe uzaza mu gitondo akakubwira ngo arimo araguhereza amakuru ngo arimo arazisengura. Jihad wibye akiba abanyarwanda mu mfashanyo abeshya ko bagiye gusiramuza abana, nawe ubwo adasiramuye bro, nawe ubwo adasiramuye. Gute ujya gufasha abantu nawe ubwo utifashije? Ibyo tukivurira. Jihad ajya gusabira abandi ubufasha, abantu b'ikantarange hehe na hehe. Nyina umubyara mu Bugesera bamwirukanye mu nzu y'ibihumbi 12. Mu nzu y'ibihumbi 12 mama we bayimwirukanyemo. Uwo muntu kandi aracyafite ngo umutima mwiza wo kujya gufasha abandi, yibagiwe nyina ngo nuko ari umusazi na safungiye jenoside mu Bugesera. Uwo niwe Jihad. Mumbwire ngo uwo muntu agira umutima. Reka wenda nanjye mbahereze umwanya muvuge. Uwo muntu mwambwira ngo agira umutima. Yaraje aravuga ngo Jeswe uzamipangu wowe ntukabeshe abantu, twigeze kujya gufasha famiye yawe kera mu gihe cya covid. Okay, nta kibazo. None Jihad wajya gufasha famiye yanjye nawe yaba iri hariya ishonje imeze nabi? Wajya gufasha famiye yanjye muri covid wari utunzwe na Semuhungu koko? Hari ibintu ntajya numva. Kandi yewe famiye yanjye ni nini pe, ndamutse mbonye abagira neza bayimfasha nanjye tugafatikanya baba bankoreye. Ako mugira neza umeze nka Jihad uzanyibutsa ko yamfashije famiye, nshaka ngo aragatsindwa n'Uwiteka. Nagiraga ngo ubufasha iyo dufasha bibibanga, ariko ubwo umuntu ashobora gufashisha famiye akanabikwibutsa kandi nawe ubwe famiye imeze nabi, ni ikibazo. Ni nayo mpamvu ngenda navuga nti rwose mwuka byara muzambabari mumfashe mumpe uburenganzira ngewe ntangire kwita kuri mama wa Jihad, ntangire kwita kuri nyina wa Jihad. Nuko naje gusanga ngo anarwaye, afite gahunda ntabwo bigenda neza. Urumva rero ni ikibazo, ariko babishatse ba Jihad na famiye bakicara bakambwira bati Jeswe uzamipangu gerageza udufashe njye nabishyurira kugira ngo murebe ko nta n'imikino ibirimo, nakwishyura mu Jihad akajya mu Buhinde kuvuzwa, nkikora mu mufuka nkamwishyurira. Urumva nanjye bangiriye neza, bafasha famiye yanjye nuko ntabizi ndetse ntanabyibuka. Ariko yaravuze ko bafashije famiye yanjye muri covid, bayiha pate jaune, bayiha n'amavuta ya busa. Urumva rero ko njye naba ngiye kumwitura, kandi umunyarwanda yaravuze ngo gira so yiturwa indi. Naba ngiye kumwitura, ariko njye nawe mwituye ikintu kinini, ibaze kuvuza nyina w'umusazi. Ibintu bikomeye cyane, ariko nyine ntakunje nonese ko none nk'iyo mbona Jihad yikaraga kuriya imwamwatura nkamureba nkaba ni nk'iyi mbwa koko. Uriya icyo tuvugisha ukuri, Valeri ya mbere umuntu agira, simureba ko nyamvuga ibishego, simureba ko muvuga ngo ndatukana, ariko mpamya neza ntashidikanya ko
famiye yanjye uramutse ugiye ukanababaza ngo ese Jay Squeezer wa Mipango abamariye iki, bakubwira ati Jay Squeezer wa Mipango aramutse apfuye ntitwabaho. Kubera iki? Uburyo tuba tugaragara kuri zino mbuga nkoranyambaga twakagombye kuba tukabera abandi urugero, tukabera abandi example. Ariko umuntu arabyuka mu gitondo ukajya kwiba abanyarwanda ngo ugiye kujya gufasha utanasiramuye. Ubwo ngubwo amafaranga uri muraka ngo y'imfashanyo nayo kugira ngo musiramuze abana. Ahubwo tukongera tukibaza abo bana barasiramuwe? Abo bana barasiramuwe koko? Hari n'undi muntu wambwiye akara anambwiye ati Jay Squeezer wa Mipango icyo gihe ba Jihad babaga bari muri kampanye zabo zo gushaka ngo bamamaze ubutinganyi. Patrick the Entertainer, WA Business Audio. Babaga bari muri kampanye zabo zo kugira ngo bamamaze iki? Ubutinganyi. Hello? Sawa. Bimeze bite? Ndi live. So, ndamubwira ntimwuka byana aba bantu ngewe njya kureka gukora ibintu bya fundraising nuko hari umumama yize kuza aravuga ngo Jay Squeezer wa Mipango ngo bishoboka kuba ngo imfashanyo ngo mu mwaka ngo mutajya muzigeza ku bana. Ndavuga ntimwuka byana munsi ngiye kuziteranya n'abantu kubera imfashanyo ndigendenda na bireke. Guhera uwo munsi nibwo nese mfata icyemezo ndavuga nti ibi bintu aho kugira ngo bizanteranye n'abantu wakwigendera. Uko niko nabigiyemo ngiye bivamo ibintu byo gufasha abantu ngo bivamo go. Wagiye wihangana kweli uturaje ibicuku utanga kuri basi umworohereze ataza ni mu ndebe nawe. Ikintu asante sana. Ikintu kimwe ndakubwira narababwiye ngo Jihad you're playing with the wrong person. If I fuck you up. Mu kinyarwanda cyiza iyo making sure neza ko nyistikinzemo fo. Nibyo rero ndimo ndashaka gukorera Jihad kugira ngo n'ikindi gihe atazamenyera umuntu. Kandi igihe cyiza cyanjye ntabwo njya ntwika umuntu mbeshya. Sinabeshyira umuntu ndagenda nkategereza utuntu twawe twiza cyane duteguye tumeze neza akaba ari two nzajya nkuzanira gake gake nuko nkora gake ubundi nkagenda nkwijomera sasa. Ntabwo njye nshoboye kuvuga nsakuza bira bya baskaitu numva bavuga basakuza ba Mukada numva basakuza abaje bandi bikuntu bitabigira no njye ni gake gake. Ntushiramo si tu es un intelligent tu ne joues pas avec n'importe qui. Ahubwo uraza ukagenda uturekamo. Kera hari umuntu muri mama ngo gasuko ngo wari wa kera shama. Kera twakoraga ibintu duhubaguritse ugasanga ibitutsi byabaye byinshi. Ntabwo ari uko bikimeze. Ubu